Ibitekerezo byanyu n'ibira twari twaje kubibasubiriramo kugira ngo mwumve ibyasigaye n'ibyakomeje. Mu nteko y'abaturage b'umurenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze, abayobozi barimo n'inama njyanama y'umurenge barasangiza abaturage uko ibitekerezo batanze byo kunganira ingengo y'imari n'imihigo y'umwaka byemejwe. Basubiza amaso inyuma bakishimira ko ibitekerezo byabo byahawe agaciro hagendewe ku byihutirwa kurusha ibindi. Umuturage atanze igitekerezo mu nteko, leta iracandika nyine bakagenda bakajonjora nk'uko babivuze, ubwo bakareba icyagerwaho nyine ubushobozi buba buhari, ubwo bakadutangariza ibigezweho. Itegeko cyane wari umuhanda no kutwongerera amashanyarazi n'amazi, nibyo bintu twumvaga byihuse cyane bigomba kutugarukira byihuse, ko kugira ngo umuntu agenda ahandi habona tukabana n'umuhanda umuntu yabajya nko ku kigo nderabuzima akagenda yisanzuye mu muhanda. Ndabyishimiye cyane. Abaturage baravuga ko bishimiye kuba ibitekerezo byabo byarahawe agaciro ndetse bagahamya ko iki gishimangira ko umuturage ari ku isonga kuko agishwa inama mu bimukorerwa. Umuturage ari ku isonga kubera yuko icya mbere twasabye umuhanda ugiye gukorwa, icya kabiri amashanyarazi ari kugaragara ari kuza kubera yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika adufatiye igiburyo. Nshimye na leta yuko umuturage yisanzura mu buyobozi ubwo ari bwo bwose, haba ku kagari, haba ku murenge, haba ku mudugudu, icyo uvuze cyose umuyobozi akacakira neza. Kinshimishije nuko ibitekerezo twatanze biturutse ku mudugudu bikazamuka bikagera ku kagari, bikava ku kagari bikagera ku murenge ababishinzwe nabo bakabasha kutuyungurira muri ibitekerezo by'ingenzi bikazaba bigiye kuzahindukira bikadukorerwa. Umufashamyumvire mu iterambere ry'icyaro akaba n'umuhuzabikorwa w'umuryango MCBO Mategeko Safia avuga ko abaturage bagenda barushaho kwegerwa bituma bumva neza uruhare rwabo mu ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo y'akarere kabo. Nyuma rero y'ubukangurambaga no kubaganiriza cyane dufatanije n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubw'umurenge, baje nabo kubona ko uruhare rwabo ari ngombwa, babyishimira cyane. Iyo tugarutse tukababwira ngo mwatanze umubare w'ibitekerezo runaka, none mu byo mwatanze ibingibi byaremejwe, ngira ngo tugenda tunabaha ingero. Perezida w'inama njyanama y'umurenge wa Kimonyi Jerome Hakizimana avuga ko biyemeje kurushaho kwegera abaturage kugira ngo gahunda akarere gateganya zose bumve ko zibareba. Dufatanyije n'umufatanyabikorwa MCBO twafashe gahunda yo kwegera abaturage tubasanga iwabo mu tugari no mu midugudu kugira ngo tubasobanurire uruhare rwabo mu bibakorerwa, tubaganiriza ku bitekerezo batanze, tubasobanurira ibyo twazamuye hejuru, tunabahumuriza tubabwira ko n'ibindi batanze bifite akamaro. Abaturage bacu biteguye kuzagira uruhare mu bizabakorerwa bose kandi bizanatuma babungabunga ibyo tuzabikora neza. Imwe mu mishinga yagaragajwe n'abaturage b'umurenge wa Kimonyi yashyizwe mu ngengo y'imari y'akarere ka Musanze ni gukwirakwiza amazi n'amashanyarazi hirya no hino, kubaka amarerero, kongerera ubushobozi polisi dusanze zo mu tugari twabo no gusana umuhanda k'amakara kabiri muko wangiritse ku buryo utoroshye ubuhahirane. Tuyishime Jadofis mu karere ka Musanze.